abana iyo imvura yaguye rwose ntago bajya kwiga nk'aba mu mashuri abanza y'incuke kuko aba ari abana batoya badabasha kwirwanaho ngo bambuke, ntago wamukundira kujya kwiga. Abana iyo iguye nyinjoro ndabahunza nanjye nkabigiza hirya kuko aya mazi adutera ubwoba bukomeye. Mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo, akagari ka Mugera, umudugudu wa Kayisha, hari abaturage benshi bavuga ko babangamiwe n'amazi aturuka muri ruhurura iva mu ishyamba rya leta, ishyamba aho bakunze kwita ishyamba rya Pinusi. Abaturage bavuga ko iyo amazi aje ari mu gihe cy'imvura azana umuvuduko mwinshi, bakaba bafite ubwoba ko ashobora gutwara ubuzima bw'abaturiye iyi ruhurura. Abaturage barasaba ko nibura akarere kakora imirwanyasuri ifata aya mazi ku buryo amazi ajya agera mu baturage afite ubukana bukeya. Hari umuturage watubwiye ko iyo bigeze nijoro imvura ikagwa afata umuryango we akawuhungisha iyi ruhurura akajya gucumbika mu baturanyi ariko bategeranye n'iyi ruhurura kugira ngo amazi ataza gutwara ubuzima bw'abagize umuryango we. Aya mazi aturuka muri iyi ruhurura aherutse kandi gutwara ubwiherero bwa koperative kwa Imitoma iherereye muri aka kagari muri uyu mudugudu. Twaganiriye n'abaturage batubwira ko babangamiwe n'aya mazi. Iki kiraro mureba rero mwese kiduteza ibibazo, hanyura amazi menshi cyane aturuka ku musozi, ariko aya mazi mudufashije mwadukorera iki kiraro, aya mazi mukareba izindi nzira muyerekezamo. Amazi haturuka ajya dutwara abantu. Nko mu mezi ashize umuvu wahaturutse wahitanye abana barimo bava ku ishuri b'abanyeshuri bakiri batoya. Urumva ko rero izo ni ingaruka zacyo zo kuba kidakoze tugenda duhura nazo. Ku rupangu rwa bose rubona amazi amaze kugera ku nzu neza gutya, na hano ho ku kiraro no akeshi yuko ari imifuka bashyizemo ejo bundi, harimo umwobo hariya, n'ubundi imvura yagwaga imodoka yakandagiraho rimwe bigahita bimanuka hasi bigahita bishokoka. N'ubundi turasaba ko badukora iki kiraro abantu tutagiye kuzashiriramo. N'ubundi kuko urabona bakoze nka hano hepfo, ano mazi akarenga nkara hepfo ku rupangu neza, twaba dufite amahoro kuko n'ubundi iyo imvura iguye turyama tutaryamye. Niyo mpamvu na boss asiyo kino no kutagwa kugira ngo amazi atazamusenya, kuko yazaga agakubitamo no gucya akamanuka hariya mu nzu. Iby'iki kiraro mureba aha hantu hanyura amazi menshi cyane aturuka ruguru iriya muri ririya shyamba mwabonye. Hanyura amazi menshi cyane iyo imvura yaguye, amazi araza akarenga hejuru y'ibi biti n'imicanga iturutseyo ikarenga hejuru y'ibi biti ku buryo abana bajya ku ishuri badashobora kuhambuka. Ubwo rero iyo imvura yaguye abana tubarekera mu rugo, ntago watuma umwana ajya kwiga utazi neza ko ari bugereyo amahoro kubera iki kiraro kimeze gutyo. Ubwo rero twasabaga ngo mutuvuganire rwose habashe gukorwa n'aya mazi, bayarebe rwose aratwangiriza cyane umuhanda tukabura uko twambuka. Amazi ukuntu aba ameze arazana n'imicanga ya ruguru iriya yose akaza akarengera kuri iki kiraro ku buryo ibi biti bitagaragara. Aba ari amazi ahurura cyane, ahurura hejuru y'ibi biti ku buryo ushobora kugera aha ngaha ukabura ukuntu wakambuka ngo ugere aha ngaha kubera amazi aba yarengeye ibi biti haba hatagaragara. Amazi aba ahurura cyane, mbese aba ahurura ateye ubwoba. N'iyo uri mu nzu urabyuka kuko aba ahurura cyane agukangura. Ntago wakemera ko umwana wawe asohoka uzi neza n'ikiraro kiri aha ngaha n'amazi anyura aha hantu. Ni umukoki munini cyane uhurura ukageza hariya hepfo mwabonye ku muhanda. Arakubita agakuka akaza hano akajya hakurya, tukabura n'ubuhungiro bwayo. Mbese urabona yuko niyo iguye n'aha mu mbuga amazi arahagera. Impungenge dufite nuko wenda mwakadukoreye uyu muyoboro w'aha ngaha mukawagura amazi wenda akabona inzira neza, akabona uko aca mu kiraro. Naho ubundi icyo nzi cyo rwose n'aha haruguru muze tubazamure tubabereke umusarane wo kuri koperative wo waragiye. Inkange uhatuye iyo imvura iguye ndabyuka nkahunza abana tukigira hirya gutya kuko hano amazi nta n'ubwo yatuma usinza. Uyu musarane wacu wa koperative kuwa Imitoma muri iyi mvura iherutse kugwa muri kiriya gihe gishize, n'ubundi natwe twaraje dusanga ni uku byagenze, ntitwari tuzi ko hanaguye, ariko namwe murabibona uburyo wagiyemo. Ubwo rero mwadukorera ubuvugizi rwose ni ukuri bakadufasha ukuntu byanagenda. Ubu nta mpungenge bufite kazasenya n'ariya amazu? Kandi nanjye nakubwiye yuko iyi imvura iguye iyo ari ku manywa mba ngize amahirwe kuko abaturage bose baba babireba.
abana iyo iguye nijoro ndabahunza nanjye nkabigiza hirya kuko aya mazi adutera ubwoba bukomeye. kirasaba kugira ngo akarere kaze karebe ukuntu iki kiraro bagikoresha neza, hanyuma abantu mbere kuzajya bagwa aho ngaho. Hari n'igihe nijya kuhaca nsanga na moto n'umugenzi nsanga yaguyemo hariya hasi, nsanga na moto yaguyemo hariya hasi n'umugenzi n'umushoferi wayo. Urumva ni ikibazo rero. Ubwo rero niba umuntu atari yagwa muri kiriya ngo anapfe, ariko niyo amaherezo nayo ngayo, niba se nagwamo harimo amazi bizagenda bite? Ni ikibazo, aha hantu ni ikibazo. Ninze nyabagendwa, n'imodoka hari n'ukuntu urabura umufuka bahashyize hariya, niba murimo kubibona hari uduti bahashize hariya murimo kubibona. Buriya hari n'igi imodoka igomba kuhagera yagera ukabona iratengutse yikubisemo, ugasanga ni ikibazo. Haba ari ikibazo kiba gihari. Kuri telefone umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsibo yavuze ko hari igikorwa cy'akarere cyo gutunganya umuhanda Nyagakoni kugera mu Bukomane. Avuga ko bazifashisha zimwe mu mbaraga ziri gukora muri uyu muhanda hagatunganywa imiyoboro y'amazi by'umwihariko n'ibiraro. Yijeje abaturage ko mu gihe uyu muhanda utarakorwa umurenge uri buze gushaka igisubizo. Murakoze. Hari ikiraro ngatekereza ari ikiraro kimwe gihuza umudugudu wa Kayisha n'uwa Kiraritsi. Yego. Numva ari icyo bavuze cyane. Yego. Mu by'ukuri kiriya kiraro simbizi niba mwarahageze, ariko ku buyobozi bw'umurenge duhora tugikora buri munsi, ariko bitewe n'amazi aturuka hejuru umusozi akaba menshi akagisenya, ariko yagisenye twihutira kugikora nta na rimwe hashobora gushira imvura niba iguye umunsi kagisenya ejo bwakwira kitarakorwa. Ibyo rero mu gisubizo kirambye narajya ku gisubizo kirambye ko no kugeza ubu ngubu nta na rimwe harabura uriya muhanda imodoka zicaho urabura kuba nyabagendwa. Dukoresha imbaraga zacu ku rwego rw'umurenge kigakorwa, ariko mu buryo burambye nuko uriya muhanda uri muri gahunda yo gukorwa, inyigo yarakozwe, igisigaye ni ugutangira kuwukora ku buryo hariya ikibazo abaturage navuga ko bashonje bashiwe agiye kujya kaburimbo nko guturuka aho bita Nyirukoni ukagera hano hasi na Rwagitema aho bita mu Bukomane, hakwiye kujya kaburimbo aho ngaho ku buryo kiriya kiraro kizakorwa, ndetse n'ayo mazi aturuka ruguru kugeza ubu ngubu abaturage benshi twarababwiye bavuye ku ruhande nako bavuye uruhande rw'ayo mazi ahatembera. Igisubizo gihari ni uko ikiraro kizakorwa ntihajya kaburimbo, ariko tubizeza yuko igihe kaburimbo itaraza, nubwo tuzi ko ari vuba, igihe kaburimbo itaraza uriya muhanda uzakomeza kuba nyabagendwa nk'uko bisanzwe tuzajya tuhakora igihe cyasenyutse.